igihe cyo kudasenga, igihe cy'ubupagani, igihe cyo kutamenya Imana, ibyo bintu biciritse, ibyo twarabitahuye. Twamaze kumenya amayeri ya satani, ahubwo abacana igicaniro cyo gusenga no gushaka Imana. N'abanyabwenge bamwe muracyatinya gushyira kuri status yawe ibintu by'Imana, muracyatinya gushyira kuri status ko waje gusenga, kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ugashyiraho inzara wavuye muri salo. Warasigaye, udusigaye tubyuka tugashyira kuri status ngo ubu ni intambara y'ibicani, tugashyiraho ngo uyu ni umunsi Uwiteka yaremye, ndawugenderamo, ndawishimiramo. I tell you, igihe cyo gushyiraho urukweto, abantu bararushye, barashaka kwiyahura, urimo uradushyiraho inyuma menshi. Abazi igicaniro cy'umwami, mureke twamamaze Yesu. If you know the altar of the Lord, let's make Jesus famous everywhere. Atayisoni, narimbaje atayisoni, uzi ukuntu akurengeye, uzi ukuntu atubereye maso. Ahantu hose ubonye igicaniro cya Kristo kirimo kiraka, n'icyaka mu buzima bwawe, ntabwo cyatswa na determination, kumaramaza. Iyo utamaramaje ngo ugende, ntigishobora kugira icyo kikumarira. Umwamba bwiza ukuri ba Kristo, ibintu biba mu nzego. Nk'uko umwana ava kugukambakamba ukabona afashe ku kintu, umubyeyi arabimenya ngo umwana arimo aragerageza kugira gute. Iyo ni determination y'umwana, nubwo gafite ubwoba bwo guhagarara, ariko hari ikintu umubyeyi yabonye. Ijuru rirabimenya. Iyo wabimenye ko byamenyekanye muri wowe ko Uwiteka hari, iyo ukambakamba wubaka igicaniro, ijuru riravuga ngo well done. Nk'uko umubyeyi avuga ngo dede, umwamba bwiza ukuri, kambakamba ari kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Zange wongera ukambakamba ugaruke, ntiwemere no nk'igisubizo. Wikwemerera satani, mubwire ngo urabeshya, nkambakamba mpaguruka, ngumva ndi determine, iki gicaniro cyanjye kirubakika. Niba nta structure iri clear ufite yo kubaka igicaniro cyawe n'Uwiteka kigahagarara, urimo urakina, kuko ibicaniro biri hanze ntibikina. Iyo ukina ntibigukinisha, iyo urebereye bikwereka ko bitareberera. Ibyo hanze byo bikoreshwa n'amaraso ay'inkoko yarashize, bagezaho batamba imbyaro zabo. Igicaniro cy'abasenzi cyagiye he? Cyawe urimo uravuga ngo kizarwanya imyuka mibi, kiriho imwizinga, ibindi biriho amaraso, wowe urashaka kuzanaho kwayura. Nta gicaniro gikomera, nta determination, nta system. Shyiraho system. Iyi si twazi igitugu, uvuga ngo ugiye gusenga ukayura iminota 5, ibintu by'Imana biragwanwa, kuko hari igicaniro kitagaragara kibirwanya. Icyumba cyawe ukibajije ngo kiziki kurusha ibindi, cyakubwira ibintu byose nawe uzi, ariko ntabwo cyakubwira Imana. Structure wubatse ubwayo iravuga, system ushyizeho yo gushakisha Imana udahagarara, ubwayo ifite ikisemura mu mwuka. Ikintu gituma igicaniro cy'Uwiteka mu buzima bwawe n'umuryango wawe kidakomera cyangwa kitajya imbere ni uburiganya, kuko umwanzi yaraneshejwe. Kristo yanesheje satani, yanesheje icyaha, yanesheje ikintu cyose urimo urarwana nacyo uyu munsi, uburwayi n'ibindi. Nakwereka ibyanditswe bivuga ko Yesu yagize gute, yabinesheje. None se ni gute ikiremwa muntu turimo turababazwa nabyo? Umwanzi akoresha icyo bise uburiganya, kuko adaciye mu mayeri nta handi hantu yabona, kuko ahandi hose yaraneshejwe. Ye cyose wakinguriye uburiganya, wakinguriye amayeri ya satani, agushyiramo ikintu cyo gukomeza kumva, gukomeza kwita kucyo arimo aravuga, kandi icyo arimo aravuga kirimo kiragukura ahantu kikujyana ahandi. Aho ngusanga nahakubuze, aho duhurira ntuhari, igicaniro nagusizeho nakikubuzeho. Igihe cyose utari ku gicaniro cy'Imana, ntega amatwi, ntabwo Imana ikubona, uri invisible. Urugo rwawe ntiruboneka iyo rudafite uruvuganira hariya. Rurihe? Abana bawe barihe? Barabarizwa ku gihe gicaniro. Irabaza ngo where mu yandi magambo, icyo nagukorera cyose nk'Imana fitaho gikorerwa. Igihe cyose Imana izakubura, satani azakurya. Tuvuga tureberaho pastor, umucunguzi wacu utagira icyaha ari mu isi yaranzwe gusenga. Pastor, igicaniro cye ibaza iminsi 40 nta namaza ngo yasohoka, satani akamutangira. Yapfuye gusohoka, satani ati nabuze uko ngusanga hariya, reka nkweki hajya nibura umwana w'Imana ahinduye iryo buye, ati cyaranditswe ngo
ntiyigeze yirengagiza igicaniro Kristo ari ku isi. Ageze mu ijuru, abamarayika bo baracicikana, barimo baramuramya, ariko ntabwo ari distracted, ntabwo arangariye icyubahiro, aracyarimo gusenga. Ndashaka murebe utubera role model, uwaducunguye aracyashyize ikirenge ku muriro. Ariko uzumva umuntu akubwira ngo pastor agenda acitse intege, uzaho nahereye ukora iki? Nsenga. Master nabivuyeho, yewe ni musenge, ni mwebwe Imana igira gute? Yumva ishaka izabikore. Urivumbura kurinde Yesu ubwe aracyarimo arasenga. Ibyemezo bitandukanye Yesu yagiye afata, yabifataga amaze gusenga. Anagiye mu ijuru, Abaroma 8:34 baratweretse yicaye iburyo bwa Data. Mwibuke ko aho yicaye hari igicaniro. Yarasenze ari mu isi, arimo arasenga ari mu ijuru. Ese gusenga ni iki? Bibiliya itwereka icyitwa igicaniro mu ijuru. Imana nibiha agaciro igicaniro, bakatwereka Kristo asenga anesheje satani, agaruye itorero kubw'amaraso ye. Ageze mu ijuru pastor, nguwo aricaye iburyo bwa Data, barimo baramuramya, ariko aracyasenga. Mwibuke ndimo ndavuga ngo ku gicaniro ikizana impinduka ni consistency. Niba Kristo yarahojejeho n'uyu munsi acunguye itorero, aracyarimo aragira gute? Arasenga. Mbarizo uwo mwicaranye, mubaze ngo wowe uzasenga bingana iki? Uzacana igicaniro kugeza ryari?